mbitse ibintu byinshi reka nze nkubwize ukuri igihe cyose wanyunguka indangagaciro y'umuntu ntabwo buri kiri umuntu uburi inyamaswa bro ibi byamamare babikiye amabanga menshi bita amabanga nka Yesu muri rogi niyo mpamvu God Father buri muntu wese uramutse ugiye kureba nanjye ushobora gusanga hari ibintu byanjye byinshi. Listen to me. So aha nkababwira ngo nta kintu kintunguye muzabona byinshi cyane. Irene watinyutse gufata niyo BOSCO akamukoresha nk'igikoresho kwiba amafaranga y'aba diaspora kaya ibintu niyo BOSCO yaje akivugira yarangiza agafata umwana akajugunya hariya umwana utabona amafaranga yavuye mu Burayi byose amanesi tarahari yarangiza akajugunya hariya wowe dumuraza kumuza imbere umwereka ngo uraho ngo he can be a friend. Umuntu udashobora kugirira impuhwe impumyi, who are you? We ko yakugirira impuhwe ibyo mu bishire aside. These they are people, they care about themselves, nothing else. It's God Father. So bavandimwe, hey, ndakangutse nsanga mfite message inshuti muze gusubira inyuma. Uyu munsi mbandi kwa Debeni, uyu munsi mbandi kwa Melody, uyu munsi mbandi kwa Emi, kwa no umuntu nge nzajyana n'ukuri. I don't give a fuck about people badafite umutima. Nzabana n'uri mukuri, nzabana n'uwo bari gushaka guhohotera gushaka kugira victim, tena kasa mutwe nzagaruka in this way. Ni ndo ngo mute your fucking nonsense mic. Hey, can you mute your fucking nonsense mic? Where ikindi bari riki mutinga mic yawe. Mute your mic baba following munyumve. Uramwana buri kantu yaravuze ngo ibibora biri mu mwanda. Bro, ibi bintu biri mu mwanda, ibi bintu biri mu mwanda kugezaho aba batipe bakurikiye umwe mu bahanzi bashaka kumwica. Hari ibintu bivugwa baramukurikira ngo bamwice. Urumva ahantu ibintu bigera umuntu akumva yakwicundi. Fucking here abantu bro ibi bintu biri mu mwanda birenze uko mu bitekereza birenze ubwenge bwa muntu. Mico aya mafaranga ibi bintu byaragiye biba ibindi. Aya mafaranga ya YouTube aragenda ashyiramo abantu urwango kugira ahantu bashaka kwica abandi. Aho umuntu umwe yabereye nde umugisha uwe akamwitura kumwica haberwa mamwisanze ahangaha. Abantu mu ntege neza amatwi cyane, mu ntege amatwi ni byisanga gutwe abantu bariye ubwo ndi gushaka kunyura ibaze umuntu mwageze naho mujya muri vacation bro mukarongora abakobwa bamwe mu buriri bumwe bikandinga hapo umuntu ushobora gushaka gutwara ubuzima bwe. Umuntu mwarongoye abantu mwaryamye mu buriri bumwe bro mukarongora umukobwa umwe, you end up you can take someone's life. Ko dufite iyi si ibi bintu mana yanjye. Umuntu mwarongoye umukobwa umwe mu buriri ukifuza ukajya nawe ukaranga gutwara ubuzima bwe. Jesus, aho ngaho bakirimo ubumuntu, aho ngaho bakirimo ubumuntu. Tugarutse kuri uyu mutipe rero, those are people bahuzwa n'ikintu kimwe, inyungu z'amafaranga. So I don't need any friendship ihagarariye ku nyungu kuko nta business mfitanye namwe. Urimo kumva what you gonna do? Hari ibintu nshobora gushyira hano hanze abantu bose bakabayura bakabajugunya muri gereza. So ibingibi byo gufata umuntu, iki ni kibazo na weakness yo gufata abantu ukabazana ukabiyegurira ukababaha ukabuwabo hanyuma ukespectinga mode imbuto ziba ntabwo ushobora kuvana, ntabwo ushobora gukama imbwa ngo yavanemo amata y'inka, ntibishoboka. Hari ikintu kitashobora guhereza umukamo, ntabwo ushobora, hari ikintu kitaguha umukamo. Wikwespectinga ntabwo. So umutima wanjye uzansunikira gukora ikizima, ariko mfite hari ibintu ujye ureba, ni birebire mfite
ikiriho ni kimwe, kamere y'umuntu nuko duteye, you let it go, ukabireka bikagenda. Turabireka bikagenda. Kuko namutse ngiye gushyira ibintu aba bati ibintu bivurugamo, nibo bantu bari wiki batazi guhidinga ibimenyetso by'umwana birirwamo. Siko bimeze, ku buryo amakuru agenda akaba yandagaye hano hanze. Aya masaha nakora tweet imwe yonyine, nakora tweet imwe yonyine, ribi gakora umukwabo, kuko nakuta ibimenyetso hanze, ribi gahita ikora umukwabo. Trust me. Ariko se ni gute ushobora gusanga twese kwizi nkuru twazivuzeho, kwizi nkuru twazivuzeho, ni gute umuntu wawe mwasangiye wakubereye umuvandimwe mugahura ushobora kugeraho umugurisha views? Wasanga bari gutwika ari indirimbo igiye gusohoka, wasanga bari gutwika ari indirimbo igiye gusohoka. Mutapinge screen, mutapinge screen. Tap your screen, my people. Murumiwe, muri kumirwa, ntagiye nta cyantangaje. Mico amakuru ndayagura kuko nkunda amakuru kurusha ukuntu mukunda igitsina. Niba murabaye ikiremba, umwanya wo gukunda igitsina nagikunzemo amakuru, nkunda amakuru. Uramutse umbwiye ngo ngiki igitsina ngaya n'amakuru, navuga ati funga amaguru yawe nkeneye amakuru. That is God Father. Yeah, urukumva abantu banjye. So then I pay card, good card. Icyo mbabwiye ni kimwe, ikintu ngiye ndi mu bantu bagera ku makuru, ariko impamvu mubona amakuru ngira atarangiraho ingaruka cyangwa ngo antera ikibazo, impamvu atarantera ikibazo, it's gonna take how long? Excuse me? Yes. Take how many minutes? Sorry? How many minutes? 5 minutes. All right. Impamvu amakuru mba atantera ikibazo muzaye ariyo, bro, listen to me. God Father naje muri ibintu nsobanukiwe neza ko if I'm gonna open my mouth nkavuga, nari mbisobanukiwe ko amakuru ngiye guha abantu, munyumve neza cyane, amakuru ngiye kuvugaho na amakuru ndayagura kuko nkunda amakuru kurusha ukuntu mukunda igitsina. Niba murabaye ikiremba, umwanya wo gukunda igitsina nagikunzemo amakuru, nkunda amakuru. Uramutse umbwiye ngo ngiki igitsina ngaya n'amakuru, navuga ati funga amaguru yawe nkeneye amakuru. That is God Father. Ariko noneho amakuru urukumva abantu banjye. So then I pay card, good card. Icyo mbabwiye ni kimwe, ikintu ngiye ndi mu bantu bagera ku makuru, ariko impamvu mubona amakuru ngira atarangiraho ingaruka cyangwa ngo antera ikibazo, impamvu atarantera ikibazo, it's gonna take how long? Excuse me? Yes. Take how many minutes? Sorry? How many minutes? 5 minutes. All right. Impamvu amakuru mba atantera ikibazo muzaye ariyo, bro, listen to me. God Father naje muri ibintu nsobanukiwe neza ko if I'm gonna open my mouth nkavuga, nari mbisobanukiwe ko amakuru ngiye guha abantu, munyumve neza cyane, amakuru ngiye kuvugaho na amakuru ngiye ku mbuga nsanga Somali bamufunguye mani, Somali bamufunguye. Irene abona gutego nibyo bifata byakira vuba ugikere urabizi ko njya gutuka ari byinshi, bizi ko njya gutuka ari byinshi, but bro muye n'ahantu turi babiri, gutya turi babiri wallahi nagukubita. Ibiganiro nari naraguhaye, ibiganiro mujya mubona ibiganiro turi kumwe na Junior Giti, mujya mubona ibiganiro ndi jyenyene, ibiganiro natwe bafifiraya, ibyo ni ibintu byose biva mu mafaranga, ukabifata ukabikusanya ukareba ingirakamaro umuntu aba agufitiye. Njyewe reka mbabwire, ntabwo ngira YouTube sininjirizamo, njyewe mara umuntu ushaka gufungura YouTube nkakora amafaranga, nta YouTube
ngira ntabwo ninjira ndumva ahantu nkorera ibintu bijyanye na kuri TikTok nahemberwa uretse ko nshimira abantu bampaye gift benshi muri no minsi nanone ntibiramara n'amezi abiri urumva nshobora kubashimira TikTok yanjye ntabwo ninjiriza amafaranga uretse ibyo mvuze Instagram yanjye niho nkwikira ntabwo ninjiriza amafaranga ntabwo njyewe niyo ndahana abantu baza n'ibiga abantu baje mugiye muzababaze mwaza ngiwanje ngo nicaraga n'ibyo birateka umukozi agateka mukajya nkawe bitiro mukajya n'ababera abanyoko ibiganiro nkabagaburira narangiza nkahita mbishyira hanze mukahita mugenda murangije kurya murangije gufata amafaranga mugahita mugenda nazindukaga mu gitondo nkasanga ubukamera buri mu rugo ubukamera buri iwanje uzi kubyuka manuka no kubyuka wagera muri salo ugasanga kamera zirateretse utazi n'ukuntu binjiye ukaba ibiganiro bro nkavuga tunese umwana arava hano ko yagize umugati k'umugati yari yawuteze kuri jewe nagenda yateza ako ga transport yangezeho nagenda datwaye ikiganiro